nukuri dusabe. Gusa rero ndagira ngo mbibutse message ya Bikira Mariya w'ifatima. Bikira Mariya w'ifatima wabwiraga abana asaba isi gusenga cyane ishapure buri munsi ngo kugira ngo isi ibone amahoro, intambara zishire. Ibyo yabivugaga mu mwaka w'1917. Intambara ziracyariho, isengesho dusenge cyane, kandi agasaba guhinduka. Ibyo byose bivahe ngo turibuze kubibona, intambara zivahe. Yakobo mutagatifu arabitubwira muri iyo mitima yanangiye, muri abo ngabo bafite ibyifuzo ubwabo. Muri iyi si haracyariho ba farawo benshi. Hari abavandimwe muri ino minsi dusangira igitabo muri Bibiliya, igitabo cy'imuka Misiri. Turimo rero turazirikana kuri icyo gitabo. Iyo urebye muri iyi si harimo aba farawo benshi. Iyi si dufite abatuyobora benshi ba farawo bigira imana ubwabo. Ubwo rero bumva yuko ibintu byose ari uko bishingiye. Rero ibyo byose hazamo kwirata, ukwiyemera, ukumva kwereka abandi ubugabo. Ibyo byose niho none usanga hava izi ntambara tubona zihuza amahanga, izi ntambara zihuza abantu, ziteranya zikayogoza. No gusabira bene abo bategetsi tubayobora iyi si, kugira ngo bagire umutima ucengerwa n'ubutumwa bahawe bwo kubera abandi, bwo kuyobora abandi, ariko mu mahoro. Wumve yuko byose biba ku Mana. Ntaho rero niyo ngo watunga iyi si ukayigira iyawe yose bikumariye iki? Uzabura ubugingo. Rero kumva ibyanjye, ibyacu, aka kametero kanjye, kariya kametero kawe, ibyo byose uyu munsi urabifite, ejo ntabyo uzaba ufite. Uyu munsi urahari, ejo ntabwo uzaba uhari. Yezu Kristo ati wakibura bwenge we, ibyo byose ubwirwa n'iki ko ejo uzaba ufite? Rero voilà, dufite ibibura bwenge byinshi muri iyi si yacu, nk'uko Yezu Kristo abivuga. Bumva yuko igihe cyose bumva ko ibintu byose bagiye kubishyira sous leur contrôle. Le contrôle est seulement pour notre Dieu. Tugiye gushengerera, niyo yonyine ifite le contrôle sur notre vie, sur nos pays, sur cette terre. À lui la gloire. Niwe wenyine tugomba kumva ko ari ufite ububasha, ubushobozi n'icyubahiro. Niwe wenyine ushobora kuvuga ati ibi ngibi ntibibeho, ntibibe. Nuko rero tumutakambire, arumva. Ariko ibi byose abyemera kugira ngo nanone atwereke yuko isi itarahinduka. Ibi byose ni ingaruka z'icyaha. Bikira Mariya yarabivuze, muhinduke. Yarabivuze ikibeho, yarabivuga ifatima, ahora abivuga. Igisibo tuzatangira kuwa gatatu, ku munsi w'ivu, kuwa gatatu w'ivu, ari ijambo batubwira ngo ibuka kuri igitaka, uzasubira mu gitaka. Ese abo bose bashoza intambara, ibyo bikomerezwa by'isi, abafarawo bose bibuka ko ari ibitaka, bazasubira mu bitaka un jour. Ni ukuvuga yuko ese buri wese muri twebwe twibuka ko turi igitaka. Iminsi yacu irabaze ngo Daniyeli yarabyeretswe muri Bibiliya ngo yapimye, ngo arapima ngo asanga upima uremereye nk'ibaba. Donc ntacyo ufite, nta buremere. Uburemere turabwiha, ubushobozi turabwiha, ariko Imana yacu yipimye umuntu n'iki. Ibuka kuri igitaka, uzasubira mu gitaka ku munsi w'ivu. Ariko hari indi jambo nanone rikoreshwa ngo hinduka wemere inkuru nziza. Hinduka wemere inkuru nziza. Hinduka wemere ko Imana ariyo mushobora byose. Hinduka wemere ko Imana igukunda. Hinduka wemere ko Imana ije yikugana kugira ngo ikwereke inzira nyayo y'amahoro, inzira nyayo y'umutsindo. Hinduka wemere ko ukunzwe, uce bugufi, usabe imbabazi, werekwe inzira ukuri n'ubugingo. Ni Yezu Kristo tugiye gushengerera.